yewe Yuda nayi Imana n'umwana wayo Yuda Korari sengera Gorondabare Yuda tarahesha gaposha nibi nirirwamo niguca nabaye Yewe papa yarazi ubwengeje urya kuryama ngwino urya kuryama ndavuze ngo mumvira urugo waba abanyesi we twashaka kubabwiriza ubutumwa bwiza Raheli uti kwa Yesu wanyu se byesitaye gute man umva reka nkubwire ntabwo ari ukwesitara dukeneye kubabwira ubutumwa bwiza mukareka ibyo murimo ngaho ni muturasire twumve zaburi nshya uko abantu bishora mu biyobyabwenge kandi bikabagiraho ingaruka mbi muraza kwigiramo byinshi kandi buri wese abe maso uyu mukino witwa wundi we ku rugamba utambuka kuri Life Radio ugatambuka kuri YouTube channel yacu yitwa wundi we ku rugamba ndetse no kuri TV zitandukanye kuri zaburi nshya ndetse no ku Mpuhwe TV. Reka dutangire umukino w'uyu munsi. Yes. Yuda muraho uraho cyane nye uraho Yuda uraho urakomeye amakuru se Yuda ntabwo amakuru yo ntayo none se ko wabuze Yuda cyane narabuze none se byagenze mbugiyemo byinshi nibyo byatumye ni amahoro se oya ntayo ahubwo uje nari nkukeneye kuko mfite agahinda kenshi akahe gahinda se Yuda nenda gusara yes umva mfite ibibazo urugo rwananiye yes umugabo wanjye yishoye mu biyobyabwenge aretse agakiza yasubiye inyuma ni ukunywa inzoga akanywa urumogi akaza ari kunkubita abana nabo barananiye Yuda rero tutagiye kure nanjye narinje hano kukugira inama ejo bundi ngo umugabo wawe baherutse kumukubita ari kunywa ibiyobyabwenge ngwiki baramukubise ari kunywa ibiyobyabwenge byari ahubwo se ejo bundi yaraye mu rugo ntago yaraye yarambeshye ngo hari umugabo wagize ibyago yagiye gutabara nuko aza mu gitondo sinabyitaho cyane nta nkovu mubona ku kuboko kw'ibumoso narayimubona nyarambwira ngo yaraguye yamanutse mu manga polisi ziri kumwirukanka Mana we ariko si umuruho narushye Mana koko ubu sinzabigenza Yuda rero ihangane cyari kinyujije hano narinje kukubwira dupanga umunsi dufate ibihe byo kwiyiriza dusengera urugo rwawe narasenze aho bigeze ndarambiwe narasenze bihagije niyirije ubusa yanze guhinduka ndarambiwe oya Yuda wirambirwa Imana irahari kandi irabizi ahubwo dupanga uwo munsi kugira ngo tuzajye gusenga ngaho mfasha ariko n'abana barananiye n'abana babandi b'abakobwa bifashe nabi bimwe byose bishoboka none se ubu bagiye ntabwo nzi iyo bagiye ubu bagiye ngo mu bikini pati mu mafilime mu biryabarezi naho birirwa ntiyagukuburira mbese maze kuruha ibyo se ngo ni ibiceri pati ni ibyahe ko meruka bibera iyo hanze no mu itorero byarahageze ari wesha wahora narumiwe Mana we ko ariko Mana wazanduye ko ariko mama kurira niwe muti w'ibibazo ndebere n'ukuri ariko ababyeyi b'iki gihe muri inshinga ariko kuko mwabana mwe ubwo umubyeyi ungana nawe koko ngaho reba umubyeyi ungana nawe se noneho wayikuye babwire mama urugero ngezemo ntabwo ari rwo kubura telefone urumva ariko se reka nkubwire wirwurira umunsi wose wabaye iki wanyu warananiye ahubwo uzi ko wagira niko kazi abagore mutagira akazi mujya munanirirwa muri kubara amagambo kuko nicyo mushoboye wasanga uri kurira ungana utyo yatekereza ngo iki ariko nawe koko nawe urananiye ako muzi gute wikuye muri korari mbega umuteto w'umugore ariko ubundi mama reka maze nkubaza uyu mugore nuwahe usane mu nzu ya papa gutya mwirirwa mubara amagambo murira iki
ariko muzi ko uwo muri kubwira ari mama wanyu. Sasa niba ari mama wacu ntabwo bitubizi. Turabizi. Ariko abana bo muri iki ariko ubundi wowe waje gukora iki muri urugo iwe urashogosheye uraza uje kwiriguriza mama winukira aba urananiye Papa araje mwana. Papa nureba abandi bagiye gufata kamwe naho wirirwa mu rugorire. dufite itafu y'umusaza mama ahubwo cetse Papa mama ni karibu. babonye abantu baba bari mu kariro wababonye uyu ni nostresi Karibu papa. Abandi bagabo bazi kwiyakantu bakava mu rugo bakagenda. uyu ni nostresi wababonye mbese nta kibazo na kimwe ashaka kwiteza ahubwo kwirirwa urarira umusozi wose mvire mu rugo mwamashyano Papa mugende ngaho rero n'uyu nawe twari tumushyigikiye kumbe mwihorere mbese mwihorere ajya kwirirwa atongana na mama hari ubundi se tumwitayeho. twari twigiriye mu kirori twigende ipfa nabi nawe Yudi karame iyo utekereza ko ndi umugabo muri uru rugo uri umugabo cyangwa ugira ngo ndi igicucusha uri umugabo njyewe narihaye uri umugabo rwose njyewe nigurira icupa uri se w'abana banjye kino gicucu iri bara se ni iryahe akoyi Yudi uyu mushyitsi wanjye mana we Yudi nzaba mwubu ubuzima kugeza ariko ryari uzi yuko nta bwenge bwawe warikururira ibara mu rugo pembe ariko mana we ngewe hirya ndebe wanjye yewe Yudi nayi Imana n'umwana wayo Yudi Karori sengera ngwino ntabare Yudi itarahesha gaposhe nibi nirirwamo ni gutya nabaye ngewe papa yarazi ubwenge je ngwino ujya kuryama ngwino ujya kuryama ndavuze ngo mumvira urugo wabara abanyesi we nguriruka nguranshigasha uze ko ngusanga iwanjye ndago wancika ariko ubundi bwaki ariko se janda kwica Yudi ndakwica niyo waba uri mu nzu ndahagusanga kino gicucu ndahagusanga mu cyumba sha ndahagusanga ntiwagize urancika se ndago wancika ndagusangayo Bamene mzungu men. Salamani. Yes man. Ni danje jamani. None si man. Abantu muturi gukoreka bya danje. Big up kwanza. Yego yihe turi gukora umuti bya tari men. Ebana. Yo. Umuti byo. Idanje mwana. Akumarifa kunzira uzana bimbwire neza man. Ariko nawe umaze kwaka. Man umaze kunyatsa bya danje. Uko usigaye nkubita boro nanjye ngatambaza nta bintu byinshi. Ariko mwana. Yo. Urabizi. Tore uramuntu utakanyamibwa. Kanyamibwa se ndamuyoka bya danje man. Yo. Imwe idakubwira abantu. Ndayibona byatare ndayiyoka. Bya bimiti bikurana byose tugenda bikambakamba mu nzira. Urana umuherwe man. Uranengaga hari bya danje. Buriya rero. Yes man. Ndakumva man. Ndayumva man. Yimukijije mwana. Yes nimukijije se. No natwe tugiye gusatira ubukire bya danje. Oro. Wowe umereza bure nanjye nambaza. Ibyana byo mu bikire bya bindi by'ingagare byigize indangare tubihereza bure bicoma natwe tubona inote. Shaka isoko. Sibyo se man. Oro. No mu nsengero ducomoka. Tureba babandi bakiyobagurika. Tubayobya bya danje. Urumva tubatera kandi.
yo papa wanje ako mani cya gipeti cyaje men yewe none se men wowe se bari Imana ishana birenze Imana nge naryamye numva mvuze ibitego usoka akaporo mani mwamaye mu minsi ishize urumva vayibimbwire neza mani umva mani wabaye polisi yakurya cyamaze iminsi numva nameze neza n'ubu rwose imiti yavunaguritse agarano bimbwire neza mani kuri foji mani agarano bimbwire neza ukuntu kari gukora umuti bya danje turimo kukugira mwiza jaja mbawe ikubugoryi foji aho ngaho mani mani wagipetiwe uramutse uturaburije ema twagushyira speed gavana mu kanwa papa wa urumva papa wanje cyangwa tugaguterera dodani mu gituza hano utazongera gukopfora nanjye ndi umunika urumva wagipetiwe suba piyora mani yes mani mbambiyo kajama reka foji fata mega wa cyana we fata mega wa muswa ibigambo uraka foji wowe asona nabirenze mani wara papironi nakiri bantu baraba yes man ucisheni bararyana Kazungu yes man cyana rero kirinde buriye ko cyamaze guswingagurika mane kiragipetereye cyasa swinga kikaduteza fande afande yakurasa na ibintu byinshi Imana yacu dusenga avonera mu mafima izakora igikomeye haram buriya hari igihe tujya dusenga abantu batubona hirya no hino bakatubona nk'abasazi ariko reka nkubwire ngemerutse gusenga mwuka w'Imana arambwira ngo n'abataraza Yesu agiye kuzabazana Imana ishimwe cyane buriya reka nkubwire tugiye kugenda cyo gushaka babagabo tubabwire ubutumwa bwiza yego ariko tugenda turi mu mavuta turi mu zindi mbaraga buriya bari abagabo gupfa kubafata bamwe bajya bagushyira ibiyobyabwenge bagusigamo imvune bagusigamo imvune tugiye kugenda twitonze ntabyo gusaragurika reka nkubwire bya bintu byawuzana byo gusaragurika barana banywara umogi no kubagendera buhoro tukababwiriza tubabwiriza ubutumwa bwiza bazanye n'ibyo kurwana wakwiruka buriya Imana nayo reka ikunda abantu bagira ubwenge wakwiruka tukabasenga ndabona ubwo tubabonye hafi abakina Yesu ashimwe salama baniga Yesu ashimwe Yesu ashimwe byo kwa Yesu byakaze mukomere cyane none Yesu ashimwe muzu bite se wowe tugeze amahirwe turababonye muratubonye twabashakaga twashaka kubabwiriza ubutumwa bwiza rahera uti kwa Yesu banyise byestaye gute mani umva reka nkubwire ntabwo ari ukwestara dukeneye kubabwira ubutumwa bwiza mukareka ibyo murimo ngaho ni muturasire twumve hagarana kuva ku nzira mani udateza mbuta yaje oya ntabwo ari ukuva ku nzira hagarana mani udateza mbuta yaje muzungu dukeneye kubabwira ubutumwa bwiza mukareka ibyo murimo kuko ibyo murimo byamaze kumenyekana ufite ubutumwa bwiza cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijuka urumva iyo nigama niko hari umuntu baho Uwiteka se upfa nkawe reba ukuntu umeze n'ukuri bana ngereka nkubwire mani iyo nza ko bantu babaho uwo mujama muri kuvuga aba Babiloni barandangije bya danje bana ngewe Imana irankunda bya danje byataye umva reka nkubwire Yesu turi kuvuga ntabwo ari umujama Yesu turi kuvuga ni umwana w'Imana watugiriye ku musaraba akabambwa akabamburwa kugira ngo tubone ubugingo buhoraho ubwo rero iyo uri muri ibyo by'ibiyobyabwenge reka nkubwire ukuri umva muzungu tuza nose urabona tuje atari Imana idutumye Imana iradutumye ushatse wava mu byo wibwira ure mwigendereze oya ntabwo dushaka amaturanya ahubwo dushaka ko mwakira Kristo nk'umwami w'umukiza mu bugingo tukamucakira byata kugira ngo muve muri ngo kuko ndona ari imiruho n'imibabaro murimo rwose n'abantu basa nkamwe mukwiye kumera gutya mukwiye kuba abantu basobanutse mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka hanyuma ubuzima kuko ari ubundi buzima ese Mana tumeze dute Mana umva tuza nkubwire mureke tubasengere ariko se bana w'inkoraho Mana reka tubasengere hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe muzungu reka tubasengere mureke ibyo mwibwira kuko mushobora kubigumamo mutumvijwe iby'Imana reka nkubwize ukuri muzungu polisi yo sinzi niba muzayicika
kuko ibyanyu byamaze kumenyekana ushatse wakwihana ubwo se bya polisi mama bizanye gute mani ushatse wakwihana ngo polisi ngidini ngibiki ngimana reka nkubwire rero reka nkubwire Imana yacu yanga ibisindisha na polisi yacu y'u Rwanda igihugu cyacu ntabwo twemera abantu banywa ibiyobyabwenge umva ushatse watuza ugasengerwa ukareka ibyo urimo ibintu byabajemo polisi wareka ibyo urimo ariko se mani wowe tuza kuza mwebwe mutuvanga muducanga tuza mudusanga we aka gasima ni akacu wa muswa we toka satani urumva umva n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu kugira ko wa muswa toka hapa wewe mujinga wewe we n'izina rya Yesu mudusanga ku gasima ngira abandi batama baze dukora fe umva mwakwihanye uyu murimo ntiworoshye ubwo bukaruvati bwanyu twabubonegana mani reka noneho tuganire muzungu tuzi Yesu ndimo ntabwo mwamushobora Yesu ndimo ntabwo mwamushobora muzungu ntabwo wemera kwakira Yesu muzungu ntabwo wemera kwakira Yesu polisi reka nkubwize ukuri njye ngiye guhamagara polisi noneho Yesu ni umujyama tuzinjira nyuma ariko Yesu nawe uramuzi tuza nimba waranze kumva ijambo ry'Imana ntabwo uzananira polisi y'u Rwanda muzungu turagiye ariko niba wanze kwihana muzabona ingaruka hanyuma muzungu ntabwo wakwihana muzungu ariko rero kazungu muzungu reka n'uyu nguyu afite abazimu akomane wowe ushaka icyaha waretse niba udashaka kwihana n'uyu ntabwo ashaka ariko waretse niba udashaka kwihana niba udashaka kwihana hari uyu nguyu ushaka kwihana muzungu twigenze muzungu wacaye fatiye muzungu ntabwo ukeneye kwihana muzungu niwumvira ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima Imana iragushaka muzungu ntabwo ushobora kwihana muzungu umva nkubwire muzungu uyu munsi wari fresh kabisa iriya foto ukuntu yari imeze umvira twigira kongora ndakurahiye umva nkubwire karakazi ikibazo ko mari twaturi kugenda tunywa urumva yafata burya wari wambaye nashyizemo kangufufo niyo mpamvu waguye horo wawe umva mari ngiye bitewe no kunywa kakantu naryaga nkagira ndi gusuka mu mwobo ngavuga nola uzi ibiryo urya n'ibiri 10 wabimara ariko mari ejo nararihosha nagiye kubetinga urumva shyiraho bibiri byakisha amparare binywereye ndashyizeho izira kipe zose babarandisha bariye umurezi nyine se ubundi babura kukuryaho uri umurezi ngo baramuriye ntabwo azi ikigabo twakuye ejo bundi orinda wajya muri bete asubuzi ngo byo tukajyana n'ayawe akwagira yajyana mu bantu bazima uzi mwiza ko ibintu birimo ntacyo wazumbaza akasha mwebwe ntabwo muri ibi ry'abarezi turi biryabarezi twakubwiye ko bazishira kwicara n'ikintu bibwiye nzabikira kuko bimesha amahirwe urumva ariko bariye iki ry'abarezi ni kiza tuzagikura ibyinyo tuzatugihamagaye uzi ibi bigabo biri hanze bifite amafaranga umva nkubwira ahubwo wowe wirujya uduherekeze kugira ngo nyine nibiza tubikure uhita uvuga kuri musaza wacu dukoze umuti kegendera bani nta mpamvu kiretse bari wasanga cya kigabo kidusanza mukozi w'Imana iminsi myinshi amen yude iminsi myinshi cyane rwose nari bakumbuye umeze ute ndaho ndakomeye ndakomeye rwose twari tugukumbuye cyane nange nari bakumbuye ese yude koko mu by'ukuri urumva umeze neza Imana meze neza cyane komeruka kujya mu iyerekwa nkabona ufite ibibazo byinshi uri kugenda urira cyane byakurenze yude koko umeze neza mukozi w'Imana ntabwo ubeshye ibibazo byo ndabifite cyane nabuze naho naruhukira yude byagenze ute
nabona nkusobanurira ute mukozi w'Imana ntago namenya aho mbihera. Ejo bundi twakoze amasengesho y'imisi 2 ntiwabonetse muri korari kuboneka usigaye ubona ari ikibazo wanaza ukagaragara nk'umuntu udashaka kurepeta. Yudi nibihe bibazo wagize koko mwene data? Yewe ntago nabahisha ntago banyemerera ngo nze gusenga. Umugabo wanjye yaraguye asubira inyuma ntago yemera ko nza gusenga rwose. Umugabo wa Yudi ubu mfite ibibazo. Ubu yaraguye ari kunywa inzoga ari kunywa ibimagi inzoga z'inkorano mbese bakozi b'Imana nukunsengera. Ariko akanakumira umugabo wawe tuzi asigaye anywa inzoga ntago wabimenya. Ntago yanyemera ngo ntaramuye. Wasanga ari babagabo bamuraruye. Byashoboka. Mwagiye murangwiza mushoboye mwaguye nakamutaha. Baratashe Mana we. Bande se kandi Yudi. Toka satani kwa Nababana baratashe baranani. Ndebera ibiri kwa Yudi satani. Izina rya se. Abantu bateye go gwaviye nabahe. Ibi nibiki byateye. Ariko mama igihe wari wizarira ikiva cyose ahoko mama ushaka kuvuza inyanja yemwe mama jende umukwe wawe mere umva yemwe bako mere uri mubiki uyu ni umukomeze gutya kwaca inarayize rata sheri ihagoro yemwe bako bamwe basore ikigoni gituma turya nimwumve mwakwemera uza n'ubuheta izina rya Yesu. Yesu ni umutaka. Toka satani. Ni Yesu wa muniga ngo ni Yesu humura muri korari humura izina rya Yesu. Korari irahemba ikora iki? Izina rya Yesu. Yesu ni umutaka. Izina rya Yesu. Yesu turamwemera. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Mva mwaniga mutazamwica izina rya Yesu. Ibise ni satani kwa yemwe bako namwe mwabasore mushobora kwemera mukakira Yesu Kristo mwami n'umukiza bashaka kubaruhura. Aravuga Yesu ndibabambye agati isambo bibiri. Ura n'umwami waje kudupfira aratwitaje. Ura n'umutobozi yatubuye na vino mane na azaza kumujura nk'uko n'abadarajura. Yesu ntabwo ari umutere mbere uyu ni umukwawe mama. Ako urupapuro mbona abazimu umva wa mukobwa. Ariko mere wa satani none arabateye gusengera. Mureke tuzafata igihe cyo gusenga kuko ibiri muri uru rugo biragaga kwa abazimu bateye ntabwo ari gusa angarimo abatayimana bakeneye akabure bagacenda n'ibigeragezo Yudita ihangane mere turagwaza kabuca ihangane mani fo wakabaye imbere ya polisi man Imana ibintu bimbara koko uyu ni umukobwa wanjye Avande urashaka kujya muri oro nawe se ibi ni ibiki icara we icara hasi icara hasi abana banjye zigaruka ariko buramba mwabaye iki avande aba bantu turabafunga mwabaye iki mana mwabaye iki mu rugo rwaviye bana wa musore ari wana nanjye mbonye baza abana banjye avande mere wajura batera kuduteza abapire wowe ukuri ko barira baranani avande bakunanira gusorora ducitse afande kiraducitse turabakurerera kiraducitse rwose turabakurerera afande mungerere muwe afande mumbabarire afande mundeke abana afande abantu baba bakeneye kwihana mubagurutse baba bakeneye turabivugira baba bakeneye kwihana afande baba bakeneye kwihana umva
mubabarire bakeneye kwihana. umwari w'igihugu ntabwo yitwara gutya. Bakeneye kwihana. Barihanira hariya. Bakeneye kwihana, uyu ni umubyeyi wabo. bandera kutujyana kutuzirika abayiki Majyana. abayiki mwabayiki mwebwe. Ariko mwokagira Imana. Afande bakeneye kwihana. Barihanira aho tugiye. Bakeneye kwihana. Nta kibazo barihana. Bakeneye kwihana. Ariko Negosha Kazungu. Niko Kazungu. Ariko Kazungu. Wewe watanze irange nabi wakiviyeho. Ubundi kano kantu umuntu arakura. Urumva ugashyirayo umwotsi. Njyewe ndabizi buriya nja. Cyakuboreye mutangiye we kugusiga nasi. Cyane ariko idemarike neza wamutwa ugenda kujyana ngiye kugeze ni wanyu akiviyeho. Urabura kwidemarika neza ngo uhagarare wumva ukomeye ndagucyura niwa agiswaho. Hagarara neza ariko winteza abantu. Hagarara neza. Ariko iki kiviyera fata wakiviye haguruka wakiviyeho. Hani imiteto ushaka kuzaranga. Nyambika hano magatuza. Nyambika. Se ukonde umeze nk'umupfunda ko ntarambika umupfu umuntu wapfuye. Nyambika. Zamuka genda umugore arakwambika natakwambika byihorere man. Haguruka neza wakiviyeho. Aho gimbere nkugeze wawe. Uriya papa yarambwiye. Sikose yakubwiye ngo cyo wakiviye. Uzajye mutekerera agatabe. Umva wakiviye man ujye unywa urwubashije man. Ukuremo n'imbuto jama. Dutaheze. Ore sana turi kujya he men. Niko wakiviyeho. Urabona turi kujya he. Ariko vie ubushaka abantu bagutware ku ngorofani man kuruviera cyakiviye kirarangiye man kiviye kirarangiye man sinwajya ngo ninjye ukiraje man ruviye Usman ndamenya mvuze induru ikinyago Muzungu man umuntu arangiye man. Ayiwa yuditawe. Umuntu arangiye man. Umugabo arapfuye yuditawe. Arangiye man. Mana we nibiki biganza kutaye Mana we. Yudi. Man yango ibitabi byinshi man ibitabi jama. Ibi ni ibiki? Ingaruka z'ibyaha we. Ingaruka z'ibyaha. Murebe wa mugabo. Murebe wa mugabo. Ingaruka z'ibyaha. Ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? Ibi ni ikibaye ku mugabo. Ihangane Yudi, ihangane Yudita. Mumutware neza sha. Ibi ntabwo ari byo. Ibi bintu bigomba guhinduka. Yudu. Te? Meze neza. Ukomeza kwihangana rero. Urabizi tukiri mu isi turacyafasha ibihe mu ntambara. Mugabo rero ntago binyoroheye. Mana zibitangaza. Kwihangana gutera kunesha. Hari hakomeye. Mukuru wanjye sibyo. Ariko usigaye ubona nubwo umugabo wawe yagiye ariko kwihangana gutera kunesha. Humura nitugera mu ijuru tuzaruhuka. Oya ariko uratuma nanjye ndira ariko ayiwe uratuma nanjye ndira we kimbabaje no kurapfuye kwihanye. Ayiwe nicyo kibabaje ariko ayiwe uziko kwa Celestine bagize ibyago. Ndagirane
koko none se ko byarangiye uragira ngo tugire dute ntabwo yitaye ku iherezo ariko tugomba kwita kuri uriya mugore we rero nta kundi ntako tutamugoragoje ngo akizwe ariko byarananiranye nuko byakira karibu cyane muraho neza Yesu ashimwe Yesu ahimbaze ni karibu rwose bashyitsi beza ngaka gatebe ni karibu bagize ibyago tumse tushaka kubasura bafatira mu mugongo Celestine ari inshuti yanjye Imana ibaha umugisha nimumubwire byinshi ariko mudatuma akomeza kurira oya ariko oya ihangane rwose ayiwe ariko se Yudi ntabwo uzi ukuntu umugabo wanjye nawe yari ameze urabona Imana hari icyo itankoreye nawe ihangane igiye kugusubiza Yudi Celestine ari inshuti yanjye twaga dusangira inzoga z'uruvangavange ndetse tugashyiramo n'itabi ariko ni ukuri Mana mwihanganishe ihanganiremo agatima abana ihangane ariko mukuru wanjye Imana irabizi ariko nubwo yapfuye wararuhutse uzi za nkoni ze n'ukuntu yajyaga aza yasinze ariko wanaruhutseho ntacyo bibi biraruta ihangane mwihanganishe nawe rwose yaruhutse na za nkoni hagati aho nshimye Imana Imana ishimwe rwose nshimye Imana ko yagukijije nubwo ibyo byabaye ariko tumeze neza Uwiteka aratubato wowe warakijijwe wakiye ubugingo umutima wanjye rwose hari amahoro warabyibushye umugabo wawe yaretse ibiyobyabwenge ni ukuri Imana irasubiza kandi isubiriza isaha yayo ni ukuri Imana ishimwe kabisa uzi ukuntu ukeye rwose buriya nanjye Agnes yarambabariye najyaga mukubita yewe we ngerera ikimbabaza nta kindi ntabwo ari inkoni ntabwo ari uko napfakaye nuko nabuze umugabo wanjye kandi akagenda atejejwe agapfira mu byaha icyo kintu nicyo kimbabaza cyane birababaza ariko bihaye isomo abasigaye Yudita burya nasaga kukwihanganisha nanjye nkomerewe ariko buriya mu buzima niko bijya bigenda komera rero ushikame cyane ntacyo wenda Imana izafasha abana bagiye gusenga ntabwo Imana igiterana abayo mwiriwe mama wiriwe neza muraho mwana uraho yego mama uraho Yesu nashimwe twagize ibihe byiza mama yewe musuhuza abashyitsi Mana we yego ni mwebwe se cyangwa arota ni twebwe Mana we sha ndi kubona mwarahindutse abana beza ni nziza cyane nawe haleluya amen anye nibyo nakubwiraga nanjye Imana yangiriye neza nubwo umubabaro utareka kuza ariko Imana ahaye agakiza abana banjye rwose turashima Imana abana banjye turumvikana urupfu rwase rwabakozeho barahindutse mu buryo bwose bufatika oya mama twabonye ko nta nyungu byatugirira tugumye tukunanira wa muhungu we ntamubona wa muhungu ari kwiga agiye kwiga araga Imana ni se w'imfubyi hari icyo Imana yandemeye Yesu ashimwe Yesu we uraho neza menye ruriye Yesu we ko ntari guheruka wabaga hehe uzi ibyo naboneye mu minsi ishize uhagarare hano umbwire neza Yesu we undi wari warishwe n'ibiyobyabwenge barapfutse Mana we barapfutse barankubita hano hose ku kiburi barankubita ariko Mana buri munsi barankubita gasasita bakankubita Mana ku kibuno hajeho amaribori bari barakujyanye hese bari barakujyanye he bari baranjyanye hariba wakukirwa uwawa reka Yesu uyu ni wa musore rero ukuntu Imana yamugiriye neza mama Imana ishimwe Imana ishimwe mererwaga ari niwe mama
warahindutse rwose usibye kubabeshya pe nta cyiza cyo kunywa ibiyobyabwenge to kristo ni mwiza urakomeje se kereka nkweretse n'ibintu bankubitiye aha ngaha ariko kristo ni mwiza ni mwiza mererirwaga ariko turi kumusengera ngo nakizwa tuzashima Imana asigaze no kwiyiriza dore yanda yaragiye y'ibiyobyabwenge noneho na za poketi kwa kundi ya kuri Imana ishimwe Imana yabicyubahiro Imana irakomeye amen 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 reka nkubwire natwe papa akimara kwitaba Imana twabonye kuguma mu biyobyabwenge ntacyo bimaze umva cyagiye nyine bakimara kukujyana natwe yarapfuye tubona ko nta kindi twakora turakizwa ubu turashima Imana mama aracyatubwira tukumva mu gihe byari byaranze Imana ahubwo nimugende guteka mutekera abashyitsi amen yego mama ariko ngiye kugenda mbwiriza urubyiruko rwose rwagira kubwiriza urubyiruko rwose yesashimwe icyubahiro korewe mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze tukaba dukoreye hano mu Byangabo muhe Imana icyubahiro haleluya tuzakomereza mu majyepfo n'iburasirazuba tuzasoreza mu mujyi wa Kigali ni gahunda y'ivugabutumwa ikorerwa ahantu hagaragara abantu b'ingeri zose cyane cyane tugamije kurwanya ibyaha haleluya mfite bagenzi banjye rero dukorana ariko by'umwihariko mu bakinnyi uyu nguyu akina muri Museke we kuri radiyo Rwanda ahajisha igisabo akina no mu zindi kinamico zo kuri radiyo Rwanda yitwa Jean Claude abandi arajya yivuga izina gusa n'icyo ashinzwe byonyine murakoze cyane Haleluya nitwa Murenze Eric ndi umujyanama Haleluya nitwa Jean Claude Umutoni wase ndi umunyamuryango mukuru ndi umunyamabanga mukuru w'uno muryango w'Patricia Haleluya amazina ni Duhorane Jean Claude nanjye mba muri uyu muryango ibindi Imana ikanyigisha Haleluya 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 twagereza Jean Damascene tumwe muri uyu muryango Yesu nashimwe nitwa Uwiduhaye Philomene nanjye ndumwe muri uyu muryango Haleluya nitwa Ntakirutimana Jean de Dieu nanjye ndumwe muri uyu muryango abashinzwe discipline Haleluya Haleluya Uwiduhaye Dorcas Haleluya Amina amazina ni Twingabire Fortune ndumwe muri uyu muryango Haleluya amazina ni Gugira se Joyeuse wungirije ushinzwe discipline mu Rwanda umugisha Haleluya amina nitwa Nyiramanzi Francine ndi umujyanama Imana ibahe umugisha haleluya urubyiruko haleluya nitwa Rupawulo ndi umutoza w'abakinnyi Yesu ashimwe nitwa Irashaje Donatien nanjye mbamo n'umuryango Haleluya Yesu nashimwe nitwa Uwihirwe Safina Deborah nje nari umuyisilamu ndakizwa nanjye ndi umwe muri uyu muryango Imana iduhana umugisha haleluya n'umuryango munini no twakiriye abantu bashyashya ndagira ngo nabo baze hano twakiriye abantu bashyashya rwose none tutaranakina ndagira ngo bahaguruke baze hano haleluya haleluya aba bantu rwose twabakiriye none ntago twabura guhita tubagaragaza ntacyo bidutwaye mushumba hari ikibazo mukomere Imana amashyi menshi cyane nabo babibwire Shalom shalom
Nitwa Pasiteri Jean de Dieu Niyitegeka, umuyobozi w'umudugudu wa Siyoni muri ADPR Kigasa. Haleluya! Haleluya! Nanjye nitwa Tugirimana Olivier, kuri uyu munsi nanjye nkaba nifuje kuba muri uyu muryango ngakoreramo ivugabutumwa. Murakoze. Haleluya! Haleluya! Nanjye nitwa Uwizeyimana Furaha. Haleluya! Nitwa Uwizeyimana Furaha, nkaba ndirimba muri korali Sinayi, ndi dirijante wa korali, nkaba nifuje kwifatanya n'iri tsinda birenze iby'Imana duhana umugisha. Haleluya, haleluya! Nitwa Maniragwa Jean de Dieu, nkaba nshinzwe urubyiruko muri paruwasi ya Kigasa. Imana iduhana umugisha. Haleluya! Haleluya, haleluya! Nitwa Mupenzi Jacques, nanjye ndi umwungirije wa dirija, nkaba nishimiye kuba muri uyu muryango birenze iby'Imana duhana umugisha. Haleluya! Nitwa Nsabimana Evariste, umudiyakoni Siyoni, umukuru w'abagabo ba Siyoni, nkaba n'umuyobozi wa ETD muri Kigasa. Niba munyemereye nanjye ndaba umunyamuryango muri Hope. Dufite abandi bari mu mujyi wa Kigali basengera kuri paruwasi ya Gasave, harimo abatabashije kuboneka, usibye uriya w'i Kigali niwe wabashije kuboneka bitewe n'uko yari abohotse. Dufite n'abandi b'iburasirazuba, n'uriya akomoka iburasirazuba, mu mpande zose turi gukorayo. Imana ibahe umugisha. Tugiye kubakira mu gihagaze aho, reka tubakire. Gatatu duhagurutse. Murakoze cyane. Umuyobozi wa Hope Art Christians, ukaba umuryango w'ivugabutumwa ukora ibikorwa by'ivugabutumwa ubinyujije mu mikino. Uyu munsi turi mu gikorwa cyitwa Uwondiwe ku rugamba Evangelical Tours. Ni igikorwa twahisemo gukora ivugabutumwa tuzengurutse igihugu cyose, dukorera hamwe na hamwe mu ntara. Twahereye mu karere ka Rubavu ku itariki 16 z'ukwa kabiri, none ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu dukoreye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, tukaba tuzakomereza mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ni gahunda rero dutekereza ko izafasha abanyarwanda benshi. Murabona yuko ubuyobozi bwa polisi bwabwitabiriye, ubuyobozi mu nzego za leta ndetse n'ubuyobozi tuba twafatanyije bw'itorero rya ADPR mu Rwanda. Ni gahunda rero dutekereza yuko izabyara umusaruro munini mu kurwanya ibiyobyabwenge, cyane cyane yuko ari icyorezo cyugarije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Tubikora rero kuzaca imbaraga, nta bushobozi tugira, ntitugira amafaranga menshi, ariko dufite ubushake. Turibwira rero yuko bizakomeza gutanga umusaruro ndetse bikazagira umumaro igihugu ndetse n'itorero muri rusange. Murakoze cyane. Iki gikorwa kugira ngo tugitekereze, twabonaga hari uburyo abantu benshi bakoresha mu gutanga ubutumwa, ariko twebwe duhitamo gukora ikinamico z'amajwi zitambuka ku maradiyo ndetse no kuba twakina imikino tukayishyira kuri YouTube. Dufite channel yitwa Uwondiwe ku rugamba, ndetse tugakina no mu nsengero no ku mateleviziyo atandukanye. Kubitekereza rero twabonaga uburyo bw'amashusho n'uburyo bw'amajwi bwigisha cyane kandi bikozwe mu buryo bwo gukina. Ubwo rero twakomeje kubisengera, Imana itwemeza ko tugomba kubikora, kandi aho tugeze turakeka yuko ibintu bizagera kure. Dufite icyizere ko bizakunda. Icyo twasaba abantu bakunda ivugabutumwa nuko batwegera bakaduha ibitekerezo n'ibyo bya mbere. Ikindi cya kabiri ni ibikorwa dukora bikenera amafaranga.
dukeneye abantu bafite imiryango y'ivugabutumwa, dukeneye itorero ko ryatwegera, dukeneye abantu bakunda Imana no kuba twahindura u Rwanda n'isi muri rusange, yuko nabo batwegera kugira ngo dufatanye gukora uyu murimo, kandi umuntu wese uzabigiramo uruhare twizera yuko Imana izamuha umugisha. Dufite nimero za telefone dukoresha 07 8 8 8 8 9 6 07 8 5 9 6 uwadukenera yaduhamagara, kandi turizera yuko tuzafatanya kubona imigisha y'Imana.